turabashuje mwebwe mwese mukomeje kugenda mudukurikira umunsi ku wundi ku mbuga zitandukanye. Uyu munsi turimo turibaza ngo ese amatorero ya hano mu Rwanda niki afasha abanyarwanda cyangwa abakristo muri rusange bayerekezamo. Uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa ugiye kutuganirira ibyerekeranye n'amatorero ya hano mu Rwanda. Ese niki ari bufashe umunyarwanda muri rusange? Ese abapasiteri bo batekereza iki ku matorero amwe namwe arimo arafungwa? Abakristo se bo babitekerezaho iki? Uyu munsi tubafitiye umutumirwa tugiye kuganira, araza kutubwira byinshi we uko mu mbonize uko abyumva ndetse n'uko abibona. Ese kuki abantu bamwe na bamwe baba bavuga ngo badadi bacu, ese amatorero yacu afunze, abandi ni bamami bacu? Urwo ni urusaku rwinshi rwumvikana mu matwi y'abantu. Uyu munsi rero turasobanukirwa byinshi byerekeranye n'amatorero dusengeramo. Reka rero twakire umutumirwa wacu, aratangira twibwira, atubwira amazina ye ndetse turaza kumumenyaho byinshi bitewe n'ibiganiro tuzajya tukomeza tugirana umunsi kundi. Ni karibu. Nitwa Unyibambire, ndi umumama, ndi n'umukristo. Ubwo rero njyewe mbabazwa nuko amatorero afunzwe, icyo ni kimwe. Ikindi nkababazwa nanone n'abantu bumva barabuze aho basengera kandi bakaba bahari. Ushatse kuvuga iki ubu ngubu? Nimba umuntu avuga ngo yabuze aho asengera kandi ahafite? Impamvu mbona ko umuntu yabuze aho asengera ni uko atigishijwe ubwe kwisengera, abikaza gutuma abona yuko kuba yajya muri caci ari byo bintu byamufasha kurusha uko we yakwisengera. Ubwo twumvikanisha ko basengerwa cyangwa batigeze bigisha uko basenga, kubera ko ndumva muri Bibiliya harahanditse ngo intumwa zigeze zibaza Yesu sise twasenga gute, Yesu abigisha uko basenga. Ese mu nsengero basengeramo ntabwo bigishwa uko basenga? Simbona yuko bigisha uko basenga, ahubwo babigishwa bayoboka abapasiteri cyangwa se ba mami ba dadi, aho kugira ngo bamenye uko bayoboka Imana. Njye numva icyiza ko babigishwa kuyoboka Imana kuko bayoboka churches cyangwa uko bayoboka ba dadi na ba mami. Ubwo twumvikanisha ko ushaka kutwumvisha ko ba dadi na ba mami ari bo abantu bameze nkaho baramya kurenza uko baramya Imana se? Abantu biringiye ba dadi na ba mami cyane kuruta uko bakwiringira Imana, kandi nibyo uko bigishijwe. Kuko buri muntu wese akaba yarigishijwe kwisomera Bibiliya, kuko nibyo niko kuri Imana yaduhaye, ni nkayo baruwa Imana yaduhaye, twakabaye twimenyeraho ibyo dushakaho n'ibyo twifuzaho kuruta uko twamenya abamami n'abadadi. None se ubwo ngubwo ko urimo uradushyira mu rujijo ba mami na ba dadi, kandi Bibiliya ivuga ko hari abashumba nyine bagomba gushumba, ati bamwe Imana yabahamagariye kuba bigishwa, abandi bahamagarira kuba intumwa, abandi bahamagarira kuba abashumba. None se ko n'uwo muhamagaro bashobora kukubwira ati twebwe turi mu muhamagaro? Bari mu muhamagaro wenda nibyo simbizi, ariko bari mu isi nanone iyo babona Satani, ariko bo bagasa nkaho bimenyekanisha kuko bakamenyekanishije Imana. Urabivuga ibyo ngibyo ushingiye kuki? Ndashingira ko umuntu yamenye dadi cyane, akaba ariyo mpamvu anababara kubera yuko urusengero rwa dadi na mami rufunze. Ntabwo babajwe no kuba yakabaye asenga. Umuntu usenga by'ukuri ntabwo yabura wasengera. Byanze bikunze kujya kwa dadi na mami, kwa poso runaka, hari impamvu aba yarabhisemo. Ntekereza ko kubabara kwe gufite ishingiro kubera ko ni ahantu asengera, kandi hari impamvu yagiye kuhasengera, kandi hari ahandi yakagombye gusengera wenda mu yandi matorero atandukanye. None se ni gute atababara n'ubundi kandi yarahisemo? Niba tuvuge niba barafunze urusengero rumwe rwa Anglikani yose nifunze, niba barafunze Abadiventiste ba Kacyiru, Abagisozi barakora, ni ukuvuga ngo ntabwo bazabasengera. Wenda urugendo rwaba rurerure, nk'umuntu wenda wahisemo iyo myizerere y'Abadiventiste ntabwo bazabasengera, yanatera akajya n'ahandi. Ariko ntavuge ngo caci yanjye irafunze kubera yuko njyewe icyo numva nuko leta yakoze ibikwiriye, kuko yabonaga, kuko abo bakristo ni abaturage ba leta, kandi leta ireberera umuturage. Ni ukuvuga ngo rero abo mbere y'uko baba
abakristo babanza abaturage. Mu gihe rero leta yabonye yuko umuturage wayo arimo ahohoterwa kubera yuko abo badadi n'abamama hari icyo bashaka muri wa muturage ari we mukristo wabo. Ubwo rero impamvu wenda rimwe na rimwe n'abadadi bababaye nuko hari icyo bakuraga muri za ntama zabo bashunge bakakibona umunsi. Mbona rero umukristo w'ukuri akaba yisengera akanisomera Bibiliya akajya n'ahandi hamwegera. Uravuze ngo leta yakoze igikwiriye. Ubona leta igikwiriye yakoze kwari ugufunga insengero cyangwa nuko hari abantu bamwe na bamwe wasangaga banyunyuza imitsi y'abanyarwanda y'abakristo muri rusange? Kuko niba Bibiliya itubwira yuko abo kubaha tugomba kububaha, ikindi bakaba baratubwiye yuko Kayizari akwiye ibye, ntabwo bakomeye ko bakoze ibikwiriye ngo leta ibafungire. Iyo baza gukora ibikwiriye neza ntabwo bari bufungire. Ubwo abatarafungiwe hari ibyo bujuje, nubwo bakaba hari ibyo buzuze. Ubwo rero simbona ikosa leta yakoze. Ubwo uravuga ko leta nta kosa yakoze kuba yarabashije gufunga insengero zimwe na zimwe? Turengeye nk'abaturage bayo irengera abaturage. Uvuze ikintu cyiza. Ese umubyeyi ungana nawe, watubwiye ko uri umubyeyi, ni gute uvuga ngo umuntu yakunyunyuzaga uri umuntu mukuru, ntabwo yagukoze mu mufuka? None se urahera he uvuga ko umuntu yagukoze mu mufuka agakwaka amafaranga kandi atakwibye? Nuko banyigishije gutura. Gutura ni bibi? Simbona ari ugutura by'ubushake no gutura by'ubweswa. Bisobanura twumve. Ko pasiteri, kuki hari abapasiteri bamwe batagira akazi? Ubundi abapasiteri bakwiye kugira akazi ahubwo. Uko ijambo ry'Imana ndizi ninavuga, Abalewi ntabwo bigeze bahabwa gakondo. Bahawe gakondo yo kuba abatambyi. Umutambyi rero ahubwo ntiyakwiye kugira akazi, yagakwiye gutungwa n'abakristo n'abayobora. Nawe uravuga ati kuki umupasiteri atakwiye kugira? Ubwo se urumva ahubwo ibyo uri kutubwira bitanyuranye na Bibiliya? Ibyo icyo mbona cyo nuko barengereye. Hariho barengereye mu by'ukuri. Bava mu gutura bya bindi byo gutunga umushumba n'intama, cyangwa bagendeye nko ku Balewi kuko nibo cyitegererezo cy'abo bashumba cyangwa cy'abo batambyi. Bararengera barakabye. Uko kurengera niko ushaka kumva ni ukuri? Sinzi ukuntu wowe wabirumva, ariko hari nk'umuntu tuvuga nka pasiteri abashaka kugenda mu modoka ihenze, kandi mu by'ukuri imodoka n'iciriritse iragenda. Kuki atakusanya rimwe ariko ntibe buri gihe? Kuki bihoraho? Ese umupasiteri wawe agendere muri iyo modoka ihenze ariko yaguhaye ringe ku giti cyanjye? Ese umupasiteri agendeye muri iyo modoka nziza ariko nawe yaguhaye ibikwiriye mu buryo bw'ubugingo, hari icyo uhomba? Uhomba iki? Hari igihe arakubwira rimwe, wowe uburyo uvuga ntabwo ari umuntu ukubwira ngo tura Imana ikugirire neza. Kandi Imana izi ibyo dukeneye. Yatugira neza tutanatuye, yatugira neza ntacyo twakoze, yatugira neza uko turi kuko yabishimye kutugira neza. Ubu ushatse kuvuga ngo Imana ntabwo tugira neza bitewe n'uko twatuye? Reka tujye mu gutura. Twigeze tubona Kayini na Abeli. Kayini yaratuye, Imana ntiyashima. Abeli atuye, Imana irashima. Ndibuka neza ijambo abantu benshi bakunda gukoresha rivuga ngo nukora neza ntuzemerwa. None se nimba Kayini yaratuye ibitambo ntibyishimirwa n'Imana, Abeli atura ibitambo byishimirwa n'Imana, none ko numva uri muranyuranya no kuvuga ngo ntiduture ibyo dufite? Tuvuga wowe ushobora gutura 500 ariyo ufite, undi agatura 5 kandi wenda afite ibirenze 5. Ntekereza ko wowe wa 500 ari we washimwa kurenza watuye 5. Niko yari yifite. Kandi wenda n'uwo sensa niyo 5 yabituye kugira ngo muri
ariko ntabwo ikibazo wowe uravuze ngo yabiteye kugira ngo bamurebe. Ese ko tutareba mu mutima w'umuntu, ko tutanareba n'ibyo umuntu atekereza, twabwirwa n'icyo watuye kugira ngo bamurebe n'uwatuye kugira ngo Imana imurebe? Yego. Ariko kubera ko yijejwe yuko Imana iri bumugirire neza, abaturage cyangwa abakristo babafashe nk'abantu bakomeye, ku buryo ushobora kumva yuko pasiteri hari icyo yakora kugira ngo ugere no mu ijuru n'iby'Imana byose. Ese hari ikintu ushaka kudutandukanyiriza? Hari ukubwirizwa, hari no kwigishwa. Ese twarigishijwe nabi? Ese twabwirijwe nabi? Hagati aho ngaho hari iki? Yewe mu mboni yawe, mu mboni yanjye ko mbibona, mbona pasiteri yarabaye umuntu ukomeye, bamwizera cyane kuko twizera Imana, kandi we yatwigishije, ntabwo yatwigishije kwizera Imana cyane, gusa atubwira yuko navuga biri bukunde kubera yuko ari umushumba wacu. None se Imana wemera ko ushobora gucisha mu mushumba ikakugirira neza? Yego. Mbese ko byemera. Wemera iki? Wemera yuko aramutse bikugirire neza, ntabwo umushumba yabivuga ngo mwumve yuko yangirira neza uko byasa kose n'umushumba atavuze. Ndashaka kukubaza ikibazo kimwe. Ufite umugabo, niwe mutwe w'urugo. Wemera neza ko Imana igirira neza urugo ibicishije mu mutwe w'urugo? Oya, nuko Imana ikunda umuryango wacu. Ariko izabicisha he? Izamanura amanu iyibahe cyangwa hari uwizabicishamo? Yagutangira. Icya mbere njye n'umugabo wanjye tugiye kuvuga nuko Imana yabishaka. Icya kabiri, Imana niyo yatangije umuryango. Ijya kuduhuza rero, yabonye yuko n'ubundi izadukunda ikadutungisha ineza yayo. Ariko ndi kubyumva izabatunga, ariko uko byagenda kose umugabo niwe waje gutereta, niwe plana w'urugo. Siko bimeze? Uko niko kuri twemeranye, tubaze tukwemeranye, kubera ko umugabo yaraje akubwira ko gukunda, arangije aravuga ati rero niyo mpamvu uzasiga, niko na Bibiliya ivuga. Aha, ukagira gute? Ugasanga aha. None se nimba usize abo babyeyi ugasanga umuntu niwe watangiye n'ubundi n'Imana irema yaremye umugabo, ibona ko bidakwiriye ko aba wenyine, yabanje kurema iki? Umugabo. Ibona ko adakwiriye kuba wenyine, imuremera iki? Kandi umukwiriye. None urumva ko plani y'Imana yahereye ku mugabo, ibona ko bidakwiriye. Ariko yabonye ko bidakwiriye. Yego, ko aba wenyine, hari icyo yaburaga. Ku icyo kintu yaburaga rero. Yego. Nicyo gituma tugomba twe dukora ba plana b'urugo. Ntabwo bikunda. Ntabwo yagira izo plani mu gihe ntahari. Nyine izo plani ntizabaho, nicyo ushaka kukubwira. Ariko wowe mugore ntiwashatse umugabo, sinzi nimba icyo kintu ntabwo namushatse. Umugabo niwe wagushatse, ariko urumva niwe mutwe w'iki w'urugo. Niko bimeze. None se ushatse kumbwira ko pasiteri niwe mutwe w'itorero? Kristo niwe mutwe w'itorero. Ariko noneho Imana twatangiye tuvuga ko hari abo Imana yahamagaye, ibahamagaye bamwe bagira intumwa, abandi abashumba, abandi ababwirizabutumwa. Si wowe yagize umubwirizabutumwa, si wowe yagize pasiteri, hari pasiteri. Kubera ko ntabwo impamvu nari ntanze urugero rw'urugo, byanze bikunze abantu iyo barenze umwe bakenera uyobora. Rero n'abo bashumba hari abahamagawe, wenda hari n'abatarahamagawe, ntabwo tubizi. Akumva yuko nta handi hantu ari bukure amarambo uretse kuza kumbwiriza, kandi ngewe kumbwiriza ufite tegete yuko ndi bugwite ikibucyura nk'umuntu waje kumbwiriza. Wenda yatuvuga yuko yagiye gushaka ya ntama yazimiye, ariko ya ntama yazimiye arashaka kugira ate, kuyambura, gusa ntabwo aho kugira ngo we atunge intama, ahubwo intama. Ariko niko bikwiye kugenda, niko Bibiliya ibyemera.
oya kubera ko ahubwo wenda reka mperaho nkaho nyikubaza icyo washatse kuvuga, wenda reka wenda nkubaze icyo kibazo nimba aricyo wenda washatse kuvuga, yuko wenda rimwe na rimwe hari abantu baba bafite impano runaka y'ubuhanuzi, yo kubwiriza ubutumwa bwiza, barangiza iyo mpano bakayigurisha, bakavuga ati nimba umuntu Imana imuhaye Imana yitangira ubuntu, impano zitandukanye, y'uburondozi, yo gukiza indwara n'ibindi bitandukanye, ugashaka ko iyo mpano ahubwo yishyurwa. Hari abantu wenda rimwe na rimwe babigira business, bakaza akaguhanurira yabanje no kuneka amakuru yawe, akaza yagusengera agashaka ko umuha keretse nimba ari ubwo buryo washatse kubivuga. Umuntu ntabwo akwiye kuba yacuruza impano wayiherewe ubuntu. Niba unsengeye nsengera ngirirwe neza nawe ugenda amahoro. None se nimba nawe yirirwa asenga kugira ngo amavuta aze, none si yo mpano uyu ushobora kuvuga ati njyewe nabaye yego nyere saa sita nyuma saa sita njye gukoresha ya mpano, Imana ya mpano. Kuki se nimugoroba mvuye mu kazi runaka tuvuge na ndi umukarani, kuki ntakwirirwa nikorera iyo misigo yanjye ngo nimugoroba, kuko burya ntabwo umuntu w'Imana agenda adafite ahantu agiye, ntabwo yagenda utandi umunyeho, ntabwo wansanga. Ni ukuvuga ngo wakabaye uvuga uti uriya muntu namutumwe uko byagenda kose uyu munsi nzajyayo. Ntabwo ibintu byuka ngo bifate ngo wumve yuko uzandumwaho nguko, ntabwo bifatira mu nzira. None se wize amashuri asanzwe, njyewe mpitamo kwiga teoloji, none se nzakora iki? Nimba uzigisha ijambo ry'Imana, niko kazi ka niko kazi kanjye ka buri munsi, ariko nta kandi kazi nzajya gukora. Icyo gihe uzarindira amaturo asanzwe, ariko apana ibintu byo kusanga ahantu hose Imana irambye. Impamvu mubwira icyo gukujya wambwiye ko Imana imubwiye. None se urahakana ko utari mubwiye? Urashingira kuki? Nuko ibyo yambwiye byose byasaga nkaho ari ibyo kugifite. None se ubu wemera ko hari ubuhanuzi wabwiwe butarasohora? Rero kumujyanye byagorana kunyemeza ubuhanuzi. Oya njye reka nkwibarize gutyo, hari ubuhanuzi waba warabwiwe butarasohora? Ntabwo. Wenda uzambwira. Mbwiye yuko muzajya ngo muri Amerika. Umuntu wakunda cyane ruvuga ko ntakunda. Bose yuko ntakunda buriya n'Imana imfashije wenda yanjyana handi atari muri Amerika. Ati Imana iguhaye visa. Ngo ni wambaye ikanzu y'umweru. Ariko ntabwo ari urupfu. None se buriya hari ubuhanuzi wenda ushobora kuzajyayo cyangwa we ntujyeyo hakajyayo y'abana bawe. Impamvu mbivuze, impamvu mbivuze, Aburahamu yahanuriwe ko azagira abana bangana n'umusenyi ku nyanja cyangwa n'inyenyeri, ariko Aburahamu yapfuye afite abana batageze kuri urwo rubyaro. Birangiye generasiyo ya 8 Imana yari yaravuze yuko azaba sekuruza w'amahanga. Ariko yaramubwiye ngo urubyaro rwe. Ariko uruki urubyaro. Iyo dusomye baba urubyaro rwe. Urubyaro. Byumve neza njye uwo muntu impanuriye ko ari njye uzagenda. Ntabwo yahanuriye ko urubyaro. Wenda nuko warutanze urwo rugero, ariko nashatse kukubwira ko hari ubuhanuzi umuntu ashobora guhanurirwa bukazasohora wenda kuri generasiyo ya 7 cyangwa ya 8, kubera ko Aburahamu yego ko tuzi ko Imana itabeshya kandi ntiyivuguruza, nubwo yibeshya. Kibambwira urubyaro rwanjye, umwaye bambwira njyewe akazagenda urubyaro rwanjye atari njye ujyayo. Ntabwo navuze wowe, navuze ko rimwe na rimwe niyo mpamvu nari nkubajije ngo se nta buhanuzi waba warahanuriye butarasohora. Wenda n'ubundi uracyariho, wenda bashobora kuzanabiguhanurira, ariko wenda ntibigusohoreho. Nyuma y'uyu munsi ntabwo byakora kumanuka. Wanamukubita umuhanuzi? Simbizi yarindira ko bisohora kugira ngo ambe mu maso. Bidasohoye none se umuntu arahanura bikahita bako kanya ubwo yarindira. Reka twikomereze.
hano mu Rwanda ndimo ndibaza nubwo ntakoze ubushakashatsi bwimbitse hagati ya 90 na 95% ushobora gusanga abantu bose basengera mu matorero atandukanye. Ese wowe wenda ntaragera ku kibazo naganishagaho, reka mpera aho ngaho. Ubundi ko turaba bamwe ari abakristo banasengera no ma eglise wenda protestant, reka mbivuge gutyo. Ayo ma eglise protestant na ma eglise menshi ubundi bafiki kubona hari inkubiri, umwe avuga ati uzazi wacu, undi uzazi wacu, kwa mushumba wanjye, kwa mami na dadi, kwa poso runaka, kwa abo ngabo Imana irabakoresha. Abo bantu ubundi ko buri wese akurura yishyira, nimba twese dusenga Imana imwe ubundi bafiki ku cyumwe abakurura yishyira. Kuko urumva abo bantu bose Imana ni imwe, ijuru ni rimwe, yewe niba ari nyaparadizo, niba ari isi inshyi izaba ari imwe. Abantu bafite indonke kugeza umunsi, kuko ukristo agira abakristo benshi, niko na ya maturo aba menshi, niko indonke ziba nyinshi. Kuko ngewe hari abantu nzi ushobora kuva iwacu tuvuge mu Badivantiste naza gusengera iwanyu muri ADEPR bakampagarika. Kuki bampagarika? Nanjye nicyo ndi kwibaza, nicyo ndi kukubaza. Niza ndonke nshobora kuba nagiye nkatura, nkatanga ikibanza, nkatura nkavuza umukecuru umwe wo muri bo warwaye kandi wenda n'iwacu ahari, ugasanga bwa bukungu bw'iwacu nabujyanye ahandi. Mamwe ko ari ishyari no gupfa amafaranga. Okay, nibaze ngo twari tugikomeza mu Rwanda kuri icyo kigero abantu benshi basengera mu matorero atandukanye. Urajya kumva umunsi umwe ngo umwana yishe umubyeyi, umubyeyi yishe umwana, umugabo yishe umugore, umugore yishe umugabo. Nta munsi washira cyangwa iminsi ibiri yashira hatabaye imvu nk'izo ngizo. Ese ayo matorero dusengeramo batwigisha iki gituma abantu umwana ashobora kugeraho yica umubyeyi cyangwa umubyeyi ashobora kwica umwana? Amwe kwatirije kwa Kristo ku izina ibikorwa basa n'ababituje, ariko tugendeye kuri Bibiliya twigisha yuko imirimo yacu ari izaduherekeza, ari izibukwa. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo bigeze batwigisha gukundana. Ni ukuvuga ngo niba tutakundaniye ku rusengero, ngo niba mbonye umuntu abuze amazi yo kunywa nyamuhe sinzayatanga nageze hanze, kandi mu rusengero umuntu urimo wese burya aba yakirijwe. Ariko iyo asohotse hanze rimwe na rimwe rwaba kutwigisha urwo rukundo rwo gukundana, ngo umuntu uko yikunze aba ari akunda mugenzi we. Ntabwo abantu bakomeza kuba abakristo beza mu gihe nta rukundo rugeze bigisha. Turabura urukundo, turabura kwigishwa ukuri, turabura warugarutse kwa uravuze ngo turabura urukundo, ariko turabura, sinzi nimba ahubwo twigishwa ukuri. Uravuga ngo turabura kwigishwa ukuri, ahubwo sinzi nimba twigishwa ukuri koko. Kuko ntabwo twigishwa ukuri, simamye ko ari ukuri, kuko ni hake cyane ushobora gusanga uyu munsi basoma ijambo ry'Imana nk'uko bikwiriye. Ni gake cyane ushobora kumva umupasiteri akubwira gufasha, sinavuga ko abikubuza, ariko nanone ntabwo aba yigisha umuntu urukundo narangiza atati, kandi nawe yakabaye atamwumvisha mu makimbirane. Abapasiteri benshi uyu munsi tugomba mu makimbirane, niba ari ibintu by'ubujura cyangwa by'ubwesikoro, ugasanga hari abapasiteri bumva muri izo nkuru. Mu minsi yashize twagiye twumva abapasiteri benshi bavuga ati babafashe muri ubwo bwesikoro, babeshya abantu, babaha ibyabo, ngo wenda barabasengera indwara zikire. Twagiye twumva abandi bavuga ati ngewe ibyo nagezeho byose ni amaturo. Twagiye twumva inkuru nyinshi zitandukanye z'abapasiteri. Ese koko uko kuri twaraguhishwe cyangwa nabo n'ubundi barihamagaye ntabwo uko kuri bari bakuzi? Ntabwo baranamagawe, ariko kubera iyi si turiho, iyo twibuka neza ko iyi si iriho na Satani, tuyirimo, turi abana b'Imana, turi abantu b'Imana, ariko umuyobozi w'iyi si Satani. Ntabwo rero byoroshye kuba wayikoreramo mu gihe umuyobozi wayo afite ibindi akwereka. Hari ibyiza, hari ibintu na biriya, nawe wa mupasiteri agashaka kwitwara nk'abandi. Ese abo dusoma muri Bibiliya
babaye ibyitegererezo byiza. Satani ntabwo icyo gihe yari ariho. Aha, ko bo babashije kubinyuramo kandi mu buryo bwiza. Bubahaga Imana. Bubahaga Imana cyane. Yewe n'ibigusha ntabwo byanganaga n'ibiri hano. Byari birenze. None se twigeze muri Bibiliya harimo yuko ibyo by'ubutinganyi tubona. Isodomu n'Igomora byarahabaye. Twigeze tubona n'abantu bashaka gusambanya abamarayika. Ibyo byose twarabibonye. None se nta kiriho kitigeze kibaho, ahubwo turi mu minsi ya ntabwo Imana izakomeza kurebera ikibi kikaba. Siko mbihamye, ntabwo numva yuko Imana izakomeza kurebera uko byagenda kose twaracunguwe. Hari igihe iyi minsi igomba kubaho uko byagenda kose, imperuka igomba kubaho. Nuko rero ngenda mbona aho ari iminsi ya nyuma. Akaba ariyo mpamvu n'abapasiteri basigaye bameze nk'abandi, ntaho batandukaniyeho n'abandi. Niba ari ukwitwara nabi barakizwa mu rusengero bitwara nk'abandi. Tumere nk'abandi, tumere kimwe, byoroshywe, ariko ugasanga rya jambo ry'Imana cyangwa ubwa butumwa bwiza batangaga ntabwo kibitanga kubera ko bamaze kwivanga, nk'uko bavuga ngo Efurayimu yivanze n'amahanga. Nabo rero bamaze kwivanga. Ntabwo turimo gutandukanya pasiteri n'ikirunga. None se abakristo bo usanga mu rusengero hari uburyo ameze, ukamubona nyine ko na Kristo ako kanya agarutse yajya mu ijuru, ariko yava mu rusengero tukaba twabona ari undi muntu. Ibyo babivugaho iki? Ni imbuto yeze kuri pasiteri cyangwa ndazimami, nabo niwe niko bitwara, kuko umwana na se bajya kugira imico imwe. Yego. Kuko umwana arebera kuri se cyangwa nyina. Ubwo rero wa mukristo urebera kuri pasiteri cyangwa mami na dadi ntabwo yakwitwara uko gutandukanye n'uko sebuja, papa we, mama we, bose. Tugana ku musozo, uratanga nama ki? Yaba ari ku nta rutugu rukora ngo rusumbe ijosi, ariko buryanze bikunze nta n'umuntu ubura kumva inama. Ese yaba ari kuri ku bakristo ndetse no kubayobora ayo matorero, watanga nama ki? Pasiteri nibo mpereyeho, kuko nibo bashumba izo nama kandi ni nabo barimo kuziyoboza. Nibongere bakizwe neza, bigisha abantu ijambo ry'Imana, kuko ni ukuri kandi ukuri nitukumenya kuzakira. Abakristo nabo ntibamenye gusoma Bibiliya, bisengera. Benshi bari gutanga mu buhanuzi bw'Imana, mami na data bicare hamwe basenge, bisengere, basome Bibiliya. Iryo jambo ry'Imana niko kuri, niba iby'Imana dushakaho bazabimenyesha. Ko nta muntu n'umwe muri twese uyobewe ikintu cyose. Buri muntu yabwirizwa atabwirizwa, buri muntu wese azi ikibi n'icyiza. Uwo mubyeyi wishe umwana we cyangwa uwo mugabo wishe umugore we ntayobewe ko ari icyaha akoze, kandi azi yuko ari cyo cyaha cyamurimo. Ubwo rero bose ntibazirwe kandi bagirana urukundo hagati yabo. Urakoze cyane, reka tugushimire cyane. Imana yo mu ijuru iguhe ku mpanuro nziza umaze kuduha, ndetse no ku kiganiro cyiza umaze guha abantu muri rusange. Burya baravuga ngo ukomye urusyo akomeye n'ingasire. Wavuze ku bakristo, uvuga ku bayobozi babo yuko bashumbye amatorero. Twizere ko byanze bikunze buri muntu wese, nk'uko dusoje uvuga ati buri muntu wese agerageze kwisengera ubwe, ntajye gusengera, ntavuge ngo ajye gusengerwa cyangwa asomerwe Bibiliya. Imana yaduhaye ububasha n'ubushobozi, kandi ngo icyo tuzirukana mu isi no mu ijuru tuzakira. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu bikuriho byavaho nawe ubitegetse, ko Yesu yarategekaga, kandi ubushobozi bwe yarabudusigiye, yarabuduhaye, yaduhaye ububasha n'ubushobozi. Ibyo twakwirukana byose byagiye. Kuki umuntu ushobora kwirukana nyuma y'uko? Ariko wenda tugana ku musozo, turimo turanasoza, si ukwirukana wenda inyuma y'undi, ahubwo ese uwo muyobozi uyobora arimo arayobora mu buryo bukwiriye? Naho kugira umuyobozi byanze bikunze, twamaze kubwira abantu ko aho abantu babiri cyangwa batatu bari, byanze bikunze bagira umuyobora. Ariko se uwo muyobora koko ni muyobora nyawe? Abantu ngo ntekereza ko bakeneye umwuka w'Imana ngo abayobore kurenza.
kugira ngo abayobore bibuse abayobore kuko Yesu yamusigiye nk'umufasha. Ubwo rero numva yuko biyamaje Imana bagasenga mu by'ukuri, kandi umukristo w'ukuri ntabwo yabura abasengera. Kumenya yuko ahantu hose none se ngo tuvuge niba church ifunze umuntu mageragere ntasenga arasenga nabo bagira amacaci yesu mu bitaro ntasenga waba urwaye se ugasenga nta gusenga urasenga cyane ahubwo buriya gusenga kwiza no gusenga utari mu bibazo bira ni ibibazo nyine kandi wagize ikibazo cya sawa sawa ngaho tanga rigima kirimo tutabyemera umuntu wese aho none se utabasha kuvuga ntiwasenga. Turebe ngo abantu ahubwo basengeshwa n'iki. Uwo muntu ashobora gusenga kubera ibibazo runaka arimo, ariko nta gusenze ubundi tubuzima bwacu ahantu kubaho mu buzima gusenga, ariko none se n'indyamye sinasenga wasenga cyane nsinziriye se cyangwa nkakanguka ntabwo byuka gusenga. Yego bose twasabwa gusenga haba hafunguye haba hafunze. Nyine ibyo urimo urabivuga insengero zafunzwe, ariko turebe ngo tuvuge kwa kuri guhari, tubeke kwenda guheza inguni muri rusange, ariko igihe uri mu bibazo n'igihe utari mu bibazo aho usenga neza ni hehe? Wowe ku giti cyawe ntituvuge za nsengero, none twavuze umuntu ku giti cye. No, tuvuga ngo iminsi yose. Ahubwo ngo cyane navuze igihe biri mu bibazo n'igihe utari mu bibazo. Yego nugarijwe nsenga kurushaho kuko nyine urimo urasenga kubw'ibibazo kuko ugarijwe. Yego none se wabayeho muri ubwo buzima butitiriza buri common atari kuvuga ngo ukuri mu bibazo, niko umukristo yakwiye gusenga ahubwo ubudasiba, niko Bibiliya avuga ngo ubudasiba. Rero igihari ni icyo ngicyo, akenshi abantu basenga yari mu bibazo kubw'impamvu. Rero ni na gake ushobora gusanga iyo mpamvu nyine turayihorana mu gihe rero ibyo bibazo ntibizabura kubaho. Yego impamvu yo gusenga igomba guhoraho, kubera ahubwo twakwiye kumenya ngo umuntu yaremewe iki, umuntu ariho kubera iyihe mpamvu, umugambi w'Imana ku muntu ni uwuhe. Nicyo kintu umuntu yakwiye kuba amenya, kugira ngo nyine na bwa buzima bw'umukristo bubeho buhore busenga, budasenga kubwo ibibazo runaka. Tubwizanyije ukuri, ni abantu bake bashobora kuvuga ati wenda ngiye gusenga. Tuvuga urugero, ushobora kuvuga ati ngiye kwiherera senge koko ibindi bintu byose wabishyize hasi ushima utari busabe, si gake. Hari igihe hari amasengesho, akenshi amasengesho ameze nka formulaire, ugasanga uratangira ushima ariko nyuma ukaza kugira n'ibyo usaba. Navuze gutangira ushima ugasoza ushima, nicyo navuze. Sinzi nicyo kintu navuze. Twagiye ushobora gufata umwanya ukavuga ati ngiye gufata nk'isaha cyangwa isaha ebyiri ngiye gusenga amasengesho yo gushima Imana gusa, ntari buze gusaba. Byagorana kuko turi mu isi igoye. Yego unyine wowe Satani. Ese Satani ko nuva wamuhaye imbaraga? Impambara zifite hano turi ku isi ni utuyo agufiteho imbaraga? Ntaza mfiteho kuko adafite ubushobozi bwo guhindura ikintu mu mutima wanjye. Ntabwo Satani burya areba mu mutima yacu, nta nubwo yemewe kugira icyo tugira mu gihe tutavuze iki. Ariko nanone ntabwo dushobora gutesha agaciro imbaraga afite. Arazifite nyinshi kandi iyo turwanye, iyo turwana nawe turwana n'imbaraga za Satani n'abamarayika be, abadayimoni. Ubwo rero mbona yuko arahari hano ku isi, arahari. Dufite abami babiri, dufite Satani tukagira Imana, amahitamo ni ayacu. Ariko tugomba kwirengagiza ko hari umuntu amuhaye imbaraga nyinshi. Niba ndi kumva ngo Satani ngo ari ku isi, ariko ntafite imbaraga zo kudutwara burundu. Yego umutunguzi wamunesheje, icyitegererezo cyacu natwe twamunesheje. Urakoze cyane rero, reka tugushimire cyane kubw'ikiganiro cyiza uduhaye. N'abadukurikiye rero bakomeze kugubwa neza cyane, bakurikira ibiganiro byacu nk'uko tuzagenda tubibaha umunsi ku wundi. Abari mu mpande rero z'isi zitandukanye, mukomeze kugira ibihe byiza, ko kwiza kw'Imana gukomeze kubana namwe. Shalom.